hari umuntu warenganuye, hari umuntu waba wararenganuye mu buryo bwose wabimenyemo, wakoresheje uko ushoboye kugira ngo uyu muntu atarengana, cyangwa warabibonye uravuga ngo awa ni ikinyarwanda, cyangwa warabibonye uravuga ati sinjye warota mva mu maso, sinjye rwose uyu yari yaratuzengereje. Ariko nkundira ahantu hose uri ugira ikintu cyandikwa mu gitabo, amen, cy'ubucurabwenge. Koresha uko ushoboye muri korali, igitabo cy'ubucurabwenge nikibumburwa bandika imirimo bagiye gusoma, amen. Imbere aha hari imirimo igiye gusomwa, ntabwo isomwa buri munsi. Yanditse irambwira ngo mva mbwirira abantu banjye ko ibyo batunze byose ntabizi, ariko ikintu kimwe gusa gitoya gusa wahaye umuntu mu ijuru baracyanditse, amen. Amakanzu 100, ibitenge 10 ufite, Imana ntabwo ibizi, ariko igitambaro si agatambaro koroshe wahaye umuntu mu gitabo cy'imirimo mu ijuru barabumbuye, barangije barandika ngo runaka yahaye runaka igitambaro, amen. Ndibaza ngo yiwe naba nararuhiye iki, imyambaro naba afite, ibyo kurya naba narariye, ijuru ritabizi, maze Imana ngo nkore iki? Imana irambwira ngo uve igikomeye cyihutirwa, ni igihe cyo gushyira hasi ibintu byose tugendana. Abatwabanye ku mugoroba nababwiye ngo ni igihe cyo gushyira forode hasi, usakari mu iteraniro, rata ya gide vodra, usakari mu iteraniro, usaka forode arahari, amina, haleluya. Rata ya gide vodra, ntabwo ari igihe cyo guterana mufite utuntu mugiye mupfunditse ku myenda yanyu, usakamenya aho tubitse. Rata ya baya siradra, niwe ritaya gide. Birashoboka ko iri teranira rijyanye umuse guterana, wakibaza ngo mbese ngiye gupfa. Kuko na nyuma yo gushyira mu mwuka imirimo iraduherekeza, imirimo ifite imbaraga ku rwego ibasha kuguherekeza ngo ikazatunganirizwa mu ruganda rw'umuriro. Imirimo wakoze kugira ngo tukubone, imirimo wakoze kugira ngo bakwemere ko ushoboye, iyo ngiyo ngo ni y'ibikenyeri izashana na nyirayo mu ruganda rw'umuriro, ntuzahava, amen. Umurimo wose wakoze kugira ngo wigaragaze ko ushoboye uhawe 0. Hari presence y'Imana igiye kubana nawe, amen, amina. Rata ya siradra, ndagira mbabwire ngo murekeraho abantu bose bakuvuga nabi bakubeshera, mubabwire barekeraho. Izoba bacukuye nibashinguremo insina, amen. Oya, izoba bacukuye nibagerageze bamenamo imyanda yo mu ngo zabo, kuko Imana yakwimanye, amen. Nibagerageze imigambi bari bafite bayirekeraho, Imana yiyiziye, kandi yije ntabwo ikora nkabo, kandi yije ntabwo ireba nk'uko bareba. Nibarekeraho, wakuzura umwuka wera gute uwo mwicaranye utamukunda? Wakuzura umwuka wera gute ugenza umurimo w'Imana? Mbese wakuzura umwuka wera gute umukobwa muturanye waramuzinze ngo ntazashaka ukiriho? Ntabwo uzapfa kugira ngo Imana ibikore, Imana irabikora ugihari. Hamani we, nimushaka nimuzongere kuntumira, ariko uyu munsi ndabivuga, amen. Ntabwo Imana yabyemera kubuza abantu umugisha, ntiyabikunda. Hoya, bana bawe bariga, ariko abo muturanye wabateje uburwayi igihe cyose cy'amayegizame ntibayakora kubera imbaraga z'imyuka mibi bateza, kandi buri gitondo. Haleluya, Mana ishimwe. Twongere dukomere Yesu amashyi, mwimbazwe Yesu, amen. Imana ibahe umugisha. Kuko nabibabwiye nitwa Joseline, ni umubyeyi, uze kugira ibihe byiza.
abo twabanye ku mugoroba nababwiye ngo mu nzu y'Imana naho gukirira ntabwo ari aho gupfira. Amen. Mu nzu y'Imana naho tunezererwa, mu nzu y'Imana na ahantu tubonera umunezero mu muryango tutawubonye. Amen. Birashoboka ko umaze iminsi ufite ibintu bikubabaje, ariko nkundira uyu munsi Imana igutije, aka kanya Imana iguhaye. Hari abantu bifuje kuboneka muri iri teraniro ntibyakunze, hari abo bukeye bari kwa muganga, hari abo bukeye bapfuye, abantu benshi bafite impamvu zatumye batahaboneka. Shima Yesu we wahageze, kandi Yesu arakwiyereka nk'uko mushaka. Amen. Twongere amen, twongere amen. Haleluya. Rataya bini fobra tayi wirisire enesta bini wirisika jesini ni yansadre. Amen. Dawidi we yaranditse aravuga ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka mukiza muri byose. Byari bihari, ariko ndashima Yesu watumye amagufa yawe atavunika. Amen. Nanjye ibyayamvuna byari bihari, ariko ndashima Yesu watumye amagufa yanjye atavunika. Amen. Imana ishimwe. Ngaho nimumfashe duhaguruke turirimbana umuririmbo. Ndashaka ko tugiye kugira ibihe byiza mu minota mike, ariko Imana ikabana natwe. Amen. Murebye ukuntu musa, mwakomera Imana amashyi. Amen. 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 Turirimbane umuririmbyi wa 16 uvuga ngo aba Yesu bishimira izina rye ryiza. Amen. Aba Yesu bishimira izina rye ryiza. Umutima
ajya guhimbaza Imana ibaha umugisha. Amen. No mu ipfa ryawe iryo zina rya Yesu izajya riguhumuriza. Amen. Turambure Bibiliya zacu dusome ijambo ry'Imana. Tugiye gusanga mu gitabo cya Esiteri ibice byaho ni 6. Turasoma duhereye ku murongo waho wa mbere. Turaza no gusimbuka twongere dusome ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cyaho ni icyambere umurongo waho wa 78. Amen. Esiteri ibice 6 twese tubanze tuhagere ni page 476. Esiteri ibice 6 umurongo waho wa mbere. Mutwa magambo umva uko havuga. Aravuga ngo umwami amenya ko Morodekayi ariwe wamuburiye. Imana ishimwe. Amen. Iryo joro umwami abura ibitotsi niko gutegeka ko bazana igitabo cy'ubucurabwenge bagisomera umwami. Basanga byaranditswe yuko Morodekayi ariwe wareze abagabo babiri bo mu nkone z'umwami zarindaga irembo, Bigitani na Tereshi, yuko bashakaga kwica umwami. Umwami Asuwerusi. Umwami arabaza ati mbese Morodekayi uwo hari ishimwe cyangwa icyubahiro yahawe bamwitura ibyo? Abagaragu b'umwami babahereza baramusubiza bati ntacyo yahawe. Umwami arabaza ati ninde uri mu rugo imbere? Kandi ubwo Hamani yari ahagaze mu rugo imbere y'ibwami, azanywe no kuvugana n'umwami ngo amusabe kumanika Morodekayi ku giti yamwiteguriye. Abagaragu b'umwami baramusubiza bati Hamani niwe uri mu rugo imbere. Nuko umwami aravuga ati naze. 6. Nuko Hamani araza, umwami aramubaza ati umuntu umwami akunze kubaha yagirirwa ate? Hamani aribwira ati hari uwo umwami yakunda kubaha kunduta. Amen. Dusimbuka dusome 11. Nuko Hamani ajyana imyambaro n'ifarashi yambika Morodekayi, amugendesha mu nzira yo hagati mu murwa ahetswe n'ifarashi, arangurura imbere ye ati uko niko bazajya bagenza uwo umwami akunze kubaha. Amen. Twongere amen. Uko niko bazajya bagenza uwo umwami akunze kubaha. Amen. Dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cyaho ni icyambere umurongo wa 78. 78 umva uko havuga. Abatarahagera ni page 58. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cyambere umurongo waho wa 78. Umva uko havuga. Haravuga ngo kubw'umutima w'imbabazi Imana yacu ifite niwe uzatuma umuseke udutambikira uvuye mu ijuru. Amen. Amen. Tubumbe Bibiliya zacu. Amen. Kubw'umutima w'imbabazi Imana yacu ifite niwe uzatuma umuseke udutambikira uvuye mu ijuru. Amen. Tugiye kuganira amagambo y'Imana afite insanganyamatsiko igira iti umwami afite imbaraga kandi umwami afite ubutware, no mu gihe gikomeye umwami aracyakora. Amen. Munyikirize amen. Umwami afite ubutware
ikindi afite imbaraga no mu gihe gikomeye umwami aracyakora. Amen. Mbese uyu mwami yacitse intege ku buzima bwawe? Oya, nubwo igihe urimo gikomeye, nubwo ibikugora byarushijeho kwiyongera, imbaraga z'umwami ntabwo zashize. Amen. Nubwo bimeze bityo, abakurwanya bakarushaho kwiyongera, ibiguhiga bigashyiramo imbaraga, ijambo dusomye muri Luka riratubwiye ngo kubw'umutima w'imbabazi Imana yacu ifite. Amen. Ntabwo ari Imana yanjye, Imana yacu twese. Umutima w'imbabazi Imana yacu twese idufitiye niwe ugiye gutuma umuseke udutambikira. Amen. Dusomye amagambo menshi, ariko amagambo y'Imana igihe cyose araryoha. Mwije murambirwa kumva amagambo y'Imana. Bibiliya n'ubuhanuzi butavangiwe n'ibyahumetswe n'Imana. Abahanuzi baguhanurira bakageraho bakavangirwa kuko bambaye inyama n'amaraso. Umwanzi ubahiga arahari, ntabwo yapfuye. Ariko Bibiliya n'ubuhanuzi bukomeye, mwubake ku ijambo ry'Imana. Amen. Dusomye igitabo cya Esiteri ibice byaho 6, haravuze ngo iryo joro umwami abura ibitotsi. Amen. Iryo joro umwami abura ibitotsi, ngo abibujijwe n'iki? N'umugabo witwa Morodekayi. Amen. Ari izina rya Morodekayi, washyira izina ryawe. Wongera ubwira Imana ngo buri bitotsi ku bwanjye. Wongera ubwira Imana ngo buri amahoro ku bwanjye. Wongera ubwira Imana ngo hari ibintu ndi kumva ndashaka. Amen. Imana yiteguye kubura ibitotsi ku bwawe mama. Imana yiteguye kubura ibitotsi ku bwawe papa. Ntabwo Imana iri businzire, ije kuvugana nawe amagambo y'ubwenge. Amen. Mwarakoze gusenga, natwe twarasenze kugira ngo tuze, ariko tubazaniye ubutumwa. Amen. Kandi twatumwe n'Imana. Muraza kunyihanganira, ntabwo njya ngira iki umujinya mu nzu y'Imana, ariko no mu buzima busanzwe ntawo ngira. Amen. Ntabwo nkufite nunanyitegereza urasanga nta mujinya undiho. Amen. Yesu yangiriye neza, angirira neza ku wa mbere, aragenda iminsi yose arayibara, angirira neza imyaka yose maze. Amen. Yabitewe n'umutima w'imbabazi Imana yacu ifite. Amen. Erega nawe nubwo bataguhaye mikrofone ngo bitubwire, Imana yakugiriye neza. Amen. Mu rwego urimo uko biri kose biraruta hashize hawe. Amen. Ukuntu kose bimeze biraruta hashize kuri wowe. Amen. Byari bikomeye, Imana ibana nawe. Wari uri ku irembo udafite uwo kukurenzera, umwami abura ibitotsi, arahamagara ngo nibamuzanire igitabo cy'ubucurabwenge kugira ngo amenye umuntu waburiye umwami byakomeye. Munyikirize. Amen. Imana ishimwe. Reka nkubwire, birashoboka ko ibyo wankoreye ngewe ntabyanditse. Birashoboka ko ibyo wakoreye uwo mwicaranye ntaho afite yabyanditse, nta nishimwe yaguhaye. Habe na merci beaucoup. Ntabyo yigeze akubwira, nta kintu na kimwe yakubwiye kigaragaza ko anejejwe n'ibyo ukoze. Ariko umva, haleluya, hari igitabo, amina, cyanditswemo ibintu byose wakoze uhereye ku munsi wavukiyeho. Imirimo yawe yatangiye kwandikwa kugeza ku uyu munsi. Imana igiye kubumbura igitabo. Amina, haleluya. Rataya zemene kidevodra. Imana ishimwe kuko batugirira neza batabasha kubyibuka, ariko Imana yacu ntabwo ijya yibagirwa. Amen. Kuza mu nzu y'Imana ni inyungu zawe, ntabwo ari iz'umuturanyi wawe. Kuba ngewe nahabonetse ni inyungu zanjye, ntabwo ari izanyu. Amen. Ngewe ubu ndimo ndikorera mu mirimo mwinshi Imana yanshiriyeho ngomba kubahiriza. Uyu munsi irawandika, iravuga ngo Joseline uyu munsi wakoze. Amen. Nawe Imana irandika ivuga ngo uyu munsi wakoze. Ntabwo Imana iri bubireke. Umva, Imana yandika ibitoya ikandika n'ibinini. Uyu mugabo witwa Morodekayi ngo yari umusuhutse. Amina.
yari umusuhutse ngo ari mu gihugu kitari ikiwabo. Abasuhutse n'abantu bagiye bahunze inzara. Amen. Ntabwo bari bagiye kubw'intambara, ahubwo ni inzara. Noneho ngo aba mu gihugu ngo adafite uburenganzira na bumwe bwo kuba yagira icyo ahakorera, ngo ntiyari afite uburenganzira bwo kurya ibyo kurya by'ibwami, ariko yari afite Imana nini muri we rata. Haleluya. Ngo aba ku irembo bamugira umuzamu. Abazamu muzi ukuntu babagayitse, aba bafite nabo bajye bagerageza babakiranukeho uko n'ab'igitabo kigiye kubumbura. Amen. Igitabo cy'abazamu kigiye kubumburwa, ariko umuzamu ugiye kubumburirwa igitabo ni umuzamu wabaye ku irembo ntiyiyambura icyo yavuganye n'Imana. Ni umuntu wabaye ku irembo ntase n'abahasanze. Ni umuntu wabaye ku irembo akitandukanya n'ibintu byose byatuma atakaza agakiza kari muri we. Amen. Ngo Moridekayi aba ku irembo, ngo bakajya bamusuzugura. Ngo ari ku munsi umwe abona abagabo babiri bo mu nkone z'umwami, ngo barindaga umwami Ahasuwerusi, ngo babona aho barimo bagambana, bavuga ati ariko wakwica umwami twabasha kubona intebe nziza twicaraho. Ngo Moridekayi kubw'Imana nini yari iri muri we, kubw'ubutware bw'Imana bwari bumwuzuyemo, kubw'umwuka wera yari yarakiriye. Amina. Ntabwo dusa n'abandi. Amen. Aho utuye irinde gusa nabo, turi ubwoko butura ukwabwo. Amen. Imana iyo ikurebye mu isi kubona uri wenyine, ushobora kutabyumva ariko njye ndabyumva. Iyi ndebye ibona nta wundi mugore nkanjye, iravuga ati rwose uri wenyine. Bitewe n'iki? Mu mwuka hari aho duhurira. Amen. Hinduka umuntu udasanzwe ahantu utuye, bavuga bati runaka rwose tubona adasanzwe kubera Imana iri muri we. Amina. Nta kindi wabarusha uretse kugira ibanga ugendana. Amena. Nta kindi ubarusha ni ibyasezeranijwe. Amina. Nta kindi ufite kubarusha nuko hari aho ugera Imana ikavugana nawe, ikakubwira ibizaba batarabimenya, ikakubwira uko witwara muri quartier abandi barimo bigenda bisanisha n'abandi, ukagira n'itandukaniro nabo mugendana. Amen. Kwikiriza cyane. Amen. Imana ibaha umugisha. Ngo Moridekayi aragenda n'igisuzuguriro cyinshi afite, aravuga ati ariko sinabona umwami arengana. Amen. Hari umuntu warenganuye, hari umuntu waba wararenganuye mu buryo bwose wabimenyemo, wakoresheje uko ushoboye kugira ngo uyu muntu atarengana, cyangwa warabibonye uravuga ngo awa ni Ikinyarwanda, cyangwa warabibonye uravuga ati sinjye warota mva mu maso, sinjye rwose uyu yari yaratuzengereje. Ariko nkundira ahantu wose uri ugira ikintu cyandikwa mu gitabo. Amen. Cy'ubucurabwenge, koresha uko ushoboye muri korali. Igitabo cy'ubucurabwenge nikibumburwa, bandika imirimo bagiye gusoma. Amen. Imbere aha hari imirimo igiye gusomwa, ntabwo isomwa buri munsi. Moridekayi yabanje gutinda ku irembo, arahatinda we, arahatinda urusaku ruba rwinshi, arahatinda abaturanyi baramwanga, arahatinda abarozi barahaguruka, arahatinda inshuti ziramuhekura, ibaza abana bakwishe uko bangana. Amen. Ariko nubwo wabaye ku irembo, ntabwo Imana yari ikwibagiwe, yari iri kugerageza ngo irebe ese uyu muntu uvuga ko ankunda koko. Ntabwo ankundishwa n'imitungo, ntankundishwa nuko ari kumwe n'umugore cyangwa umugabo, ntankundishwa nuko yabyaye. Warashatse ntiwabyara, nuko Imana igukunda. Iyo bitagukunda uru rubyaro ikuzaniye, ntabwo uba ugeze ku munsi wo kurugeraho utarapfa. Amen. Murabyumvise? Amen. Warashatse ntiwabyara, ariko kuba utarabyaye Imana ntikwanga. Nta kintu umupfa mama, ahubwo Imana yakurindirije kugira ngo umunsi w'igitabo cy'ubucurabwenge n'ikibumburwa uzaba ukiriho. Hamani nawe ahari. Amen. Ntabwo Imana ijya idutabara Hamani yapfuye. Amen. Imana idutabara Hamani atarapfa, Imana idutabara Hamani agihari.
umva ukuntu Imana yacu iteye ubwoba. Ntago igikangwa n'ibyo Hamani yagambiriye, ntikangwa n'urumambo rw'amikono 50 yari yarasongoye azamanikaho umuyuda wubasha Imana. Ntabwo Imana ikangwa n'abapfumu bagiyemo, ntabwo ikangwa nuko babikuye mu bihugu bya kure. Imana ntikangwa n'ubutunzi batanze kugira ngo bagukure mu isi. Imana ikangwa n'umuntu wakoze imirimo. Amen. Muzi ikintu giteye ubwoba baroko? Imana iherutse kunsura imbwira ikintu gikomeye musumba, nagira ngo mucyumve. Amen. Irambwira ngo reba muri garderobe ahantu mbika imyenda, reba imyenda ufite nayireba, reba muri stock ibyo kurya ufite, ndajya nkavuga nawe uhita ugerayo. Amen. Reba inkweto ufite, reba imyenda y'abantu ufite, urebe iyo umugabo ufura ukazinga, urebe inkweto. Namwe mw'abapapa mwe murebe sentire mufite, yo mikandara n'amakoti, murebe buri kimwe cyose mufite, wirebeho. Amen. Sinzi niba iyi mikrofone irimo iravuga neza, njyewe nasaraye ariko mwihangane. Umuntu w'imbere uri muri jewe afite ijwi riyunguruye. Ndababwiza ukuri, uri muri je arajya kugera mu matwi wumva atari Joseline uri kuvuga, ni Imana iri kuvugira muri je. Amina, haleluya. Umwuka w'Imana arafura, ndabyitegereza, nitegereza buri kimwe nk'uko nkikubwiye. Imana irangije irambwira ngo umva, igitangaza abantu batazi uzakibambwirire. Iyi myenda yose ufite nta hantu yanditse mu ijuru. Ibi biryo byose ufite mu ijuru ntitubizi. Ijwi rirongera rirambwira ngo izi nkweto zose ufite ijuru ntirizizi. Ibintu byose wariye kuva uvutse mu ijuru ntaho byanditse. Ijwi rirambwira ngo kandi abantu benshi babyibeshaho, nambara kugira ngo ninezeze njyewe ubwanje, ntabwo nambara kugira ngo ijuru rinezerwe. Ese ubwo bundi muranyumvise? Mwanyikirize amen. Ndibaza ngo kubera iki ijwi rirambwira ngo tega amatwi wumve icyo ngutumye ku bantu banje. Ndashima Imana itumye mbibabwira, yo mbyibagirwa nari kuzagaruka vuba imereye nabi, ariko Imana ishimwe ko mbyibutse. Amen. Ndibaza ngo mbese Imana igiye kumbwira iki? Irangije irambwira ngo mva mbwirira abantu banje ko ibyo batunze byose ntabizi, ariko ikintu kimwe gusa gitoya gusa wahaye umuntu mu ijuru baracyanditse. Amen. Amakanzu 100, ibitenge 10 ufite, Imana ntabwo ibizi, ariko igitambaro si agatambaro korose wahaye umuntu mu gitabo cy'imirimo mu ijuru. Barabumbuye barangije barandika ngo runaka yahaye runaka igitambaro. Amen. Ndibaza ngo ayiwe, naba nararuhiye iki? Imyambaro n'abafite, ibyo kurya naba narariye, ijuru ritabizi. Maze Imana ngo nkore iki? Imana irambwira ngo umva igikomeye cyihutirwa. Nonaha ibyo wakoze ntabwo bihagije. Numvaga narakoze bihagije. Ibyo wakoze mama ntabwo bihagije, ibyo wakoze papa ntabwo bihagije. Igitabo cy'imirimo ntikiruzura. Amen. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo uzambwirira abantu banje ibyo batunze simbizi, ariko ibyo bahaye bagenzi babo ndabizi. Amen. Tubishatse twakora cyane kuruta uko twikorera twebwe, tubishatse twagira neza cyane kuruta uko twigirira neza, kuko ibyo ukora urinezeza wenyine. Mu ijuru nta gitabo cy'abambaye cyane gihari, nta gitabo cy'abariye neza cyane gihari, nta gitabo cy'abantu bazi kwikaraga mu muhanda gihari. Hari igitabo cy'abantu bakoze imirimo. Amen. Umva ukuntu iyo mirimo ifite imbaraga. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo mbese iyo umuntu apfuye bamuherekesha bingahe mu byo atunze? Ndatsindwa. Ndavuga ngo nta na kimwe naherekeje, benshi ntawe nabonye bashiraho 100,000 asize amamiliyari. Amen. Waba waramubonye? Ntawe twabonye. Munyikirize amen. Ijwi ry'Imana rirangije rirambwira ngo ariko umva ukuntu iyo mirimo ifite imbaraga. Ngo iyo umaze gupfa
iyo amaze gupfa bamerekeje abankundaga bansize abanakundaga dutandukanye bavuze ngo aheza mu ijuru barengejeho ubutaka bagiye usigarana na ya mirimo haleluya ikagenda iguherekeje. Bibiliya sa ntibivuga ngwiye muruhukire mu mwami maze imirimo wakoze igiye iguherekeje. Imana ishimwe imirimo wakoze ikagenda iguherekeje. Amen. Yesu ashimwe baroko. Imirimo nicyo kintu gifite imbaraga kuko na nyuma yo gushira mu mwuka imirimo iraduherekeza. Imirimo ifite imbaraga ku rwego ibasha kuguherekeza ngo ikazatunganirizwa mu ruganda rw'umuriro. Imirimo wakoze kugira ngo tukubone, imirimo wakoze kugira ngo bakwemere kushoboye, iyo ngiyo ngo ni y'ibikenyeri izashana na nyirayo mu ruganda rw'umuriro ntuzahava. Amen. Umurimo wose wakoze kugira ngo wigaragaze kushoboye uhawe 0. Amen. Munyikirize amen. Yego rata ni mugaruke, iyo yari message. Ariko nanone byari byiza ngo tumenye uko dukwiriye gukorera Imana. Hari igihe twibwira ngo niduhanura cyane ngo ni ibintu bikaze. Duhanuye cyane nta mirimo ni 0. Guhanura cyane udafite gukiranuka uhawe 0, ahubwo tubiherekereshe no gukiranuka. Amen. Ngwiryo joro umwami abura ibitasi niko gutumiza igitabo cy'ubucurabwenge, ngo igitabo cy'ubucurabwenge bakizanira umwami, ngo bakizaniye umwami ngo umwami atikibumbura. Iki gitabo ntabwo cyari gifite page imwe gusa, cyari igitabo cyanditswemo ibintu byinshi. Amen. Ariko kuko igihe cyari kigeze ngo Moridekayi ava ku irembo, haleluya, ngo umwami akibumbura ahitagwa kuri page yanditseho Moridekayi ko yareze abagabo babiri bo mu nkone z'umwami akabarega ngo barindaga irembo, ngo ariko bigira inama yo kwica umwami. Umwami ahita agira ihishurirwa rata. Amen. Ngo agira ihishurirwa aravuga ngo mbese uyu Moridekayi uyu hari ishimwe yahawe cyangwa icyubahiro bamwitura ibyo yakoze. Amen. Ibyo wakoze nta muntu wabihaye agaciro, ibyo wakoze ntibanabyitayeho, ariko hari Imana iri mu ijuru rata ije kubumbura igitabo cy'ubucurabwenge. Iyo Imana ije kwibuka ibyo wakoze nimara kubyibuka ibiguhera ingororano. Amen. Mureka dukore kugira ngo Imana niturebe iri mu ijuru ijye ivuga ngo rwose woweho nkubuze nabambuza umuntu ukomeye. Amen. Ntabwo dukora kugira ngo isi tumenye, ntabwo dukora kugira ngo twemeze abo tugendana, dukora kugira ngo iki gitabo tucyandikishemo imirimo. Amen. Nuzajya ukora umurimo w'Imana ntukawukore kugira ngo unezeze umusumba, ntukawukore kugira ngo abadiyakoni bakumenye, bikore kugira ngo ijuru ribyandike. Amen. Duhereze Imana icyubahiro igiye kudushoboza gukora imirimo. Amina. Haleluya. Ngo umwami arabaza ngo ninde uri mu rugo imbere. Amen. Ngo umwami arabaza ngo ninde uri mu rugo imbere. Abagaragu be baramubwira ati Hamani ni uri mu rugo imbere. Bibiliya iratubwiye ngo kandi ubwo Hamani yarazanywe no gusaba umwami ngo amuhe Moridekayi amumanike ku giti yari yaramwiteguriye. Amen. Kuba wicaye ahangaha Imana yagukureho ibintu byinshi bikomeye. Hamani yarari mu rugo imbere arimo aragusaba, arimo arasaba umutwe wawe. Hari igiti amaze igihe asongora yaragambiriye kugushitaho, ariko umva ijambo Imana ivuganye nawe. Haleluya. Ivuganye nawe ngo Hamani nubwo ari mu rugo imbere, uyu mwanya ubujije Imana ibitotsi utuma umwami abura gusinzira. Aravuga ngo mbese uyu Moridekayi nirihe shimwe yahawe bamwitura ibyo yakoze. Humura, humura, ndavugana nawe ngo humura. Ibyo wakoze byaranditswe, nahise itabizi ariko ijuru rirabizi. Amen. Naho abantu batabimenye ariko iyo wakoreye niyo kwizerwa, ntago yakuvanira mwaho. Oya, ntabwo yakuvanira mwaho. Nyankunda kuyibwira ngo ntabwo uri igisambo ngo wimana umugisha, kuko niyo tubaye imbere y'abantu cyane bakabona ko
tuzi gutitiriza, hari ikintu bakora kubwo gutitiriza. None Imana ishimwe kuko dutitirije Imana idakora nk'abantu. Amen. Imana ihimbazwe. Ngo umwami aravuga ngo naze. Amen. Ngo baragenda babwira Hamani ngo umwami aragushaka. Ngo Hamani akihagera kubera ubushongore bwabo nuko biyumva, avuga ati ariko ubundi hari undi muntu umwami yakunda kubaha kunduta. Amen. Aravuga ati ntawe ndanabizi, mu bisonga byose by'umwami ninjye uri imbere, ku ruhembe ninjye uyobora. Hari n'itegeko nari naramusinyishije mu bice 3 bya Esiteri, musinyisha itegeko ko abayuda ahantu hose bari bagomba kwicwa. Umwami yararisinye. Ubu uyu munsi nibwo yananirwa gukora icyo nje kumusaba. Amen. Abakurwanya baguhaye iminsi baravuga ngo noneho ibya kera byararangiye 2023, ariko 2024 ntawe uzamumva, naho yaducicira. Bahinduranya abarozi, bahinduranya abapfumu, umva aho banyuraga ntibongera kuhanyura. Baravuga ngo yaratuvumbuye, ariko kuri iyi shuro turakoresha abo bagendana. Amen. Mwanyikirize amen. Ese muragira ngo sindi guhanura? Birimo birimo nshuti zanjye, birahari. Imana ntabwo ijibesha, kandi ntabwo Imana ireberwa irirebera. Amina, haleluya. Hashimwa Yesu. Uzi impamvu y'uyu munsi kuri wowe, nta wundi muntu yisi, nta wundi muntu uzi impamvu yatumye uza mu rusengero. Impamvu izwi n'Imana yonyine, kuko kuza kwawe hari ibyo Imana yakurinze, kandi kuboneka hano kwawe hari presence y'Imana igiye kubana nawe. Amen. Amina. Rota ya siredra. Ndagira mbabwire ngo murekeraho. Abantu bose bakuvuga nabi bakubeshera, mubabwire barekeraho. Inzoba bacukuye nibashinguremo insina. Amen. Oya, inzoba bacukuye nibagerageze bamenamo imyanda yo mu ngo zabo, kuko Imana yakwimanye. Amen. Nibagerageze imigambi bari bafite bayirekeraho. Imana yiyiziye, kandi yije ntabwo ikora nkabo, kandi yije ntabwo ireba nk'uko bareba. Nibarekeraho, iyakwimanye cya gihe n'ubu yongeye kukwimana. Amen. Amaboko yayo ntabwo yaheze, matwi yayo ntabwo yapfuye, iracyatwumva cyane. Yabwiye kuri 45 iramubwira ngo arega nzakuringaniriza ahantu hataringaniye. Amen. Ngo inzugi z'imiringa zazicamo kabiri, ibihindizo by'ibyuma zabivunagura. Uwiteka aravunagura, tukajya vunagura. Maboko y'abakurwanya yakugezeho, Imana ikakwimana ikaguhisha. Amen. Ibuka uburyo Imana yaguhishe, ibuka ikintu yakoze mu rubyaro rwawe. Ereka byari bikomeye Mana we. Amen. Uzi ko bitari byoroshye. Hashimwe Yesu. Ujye uvunagura inzugi z'imiringa, ibihindiza akabituraguritsa. Ndamwemera Yesu. Ngo nicyo cyatumye Yesaya ahita yandika 48:11. Twirye Imana rimusama riramubwira ngo kubwanjye azabyikorera, nta cyatuma izina ryanjye ritukwa, icyubahiro cyanjye sinzagiha undi. Amen. Cyubahiro cy'Imana ntabwo igikitanga, ntabwo yakwemera ko bakugenza uko babishaka. Oh haleluya. Imana ihimbazwe. Ngo umwami aramubwira ati mbese umuntu umwami akunze kubaha yagenzerezwa ate? Ubu umwami akunze kubaha n'iki bamukorera? Hamani kubera ko yatekerezaga ko nta wundi ukunzwe uretse we, ariko yari yagize iyerekwa ripfuye, kuko umuntu umwami akunze kubaha n'umuntu wamubaye imbere. Haleluya. N'umuntu wasenze nta buryarya afite, n'umuntu utinjirana mu nzu y'Imana uburozi, n'umuntu utinjirana mu nzu y'Imana ibijya guhungabanya abandi. Umuntu umwami akunze kubaha ntarwanya umurimo w'Imana. Ese ubwo wawurwanya ikakubaha gute? Amen. Kandi umuntu umwami akunze kubaha
ni umuntu wamaze gukizwa akaba n'inzira abandi banyuraho bakizwa, ntabwo yaba inzitizi ituma abandi batinjira. Nshuti zanjye, nimugerageze mukiranuke, mwere imbuto zihamagara abandi mu nzu y'Imana. Amen. Kandi mugerageze mwibuke ko iyo arengeye Moridekayi ku irembo ari umuzamu adafite umuvugira, iyo ahera ije kukurengera. Iyo abanye nawe adafite uwamugeza ibwami imbere, itumye umwami abura ibitotsi aje kubumbura igitabo cy'ubucurabwenge kugira ngo yibuke imirimo wakoze. Amen. Ngo umwami ahita amubwira ijambo rikomeye, aramubwira ngo ibyo uvuze utagabanije Moridekayi abigirirwe. Akoresha itegeko ry'umwami, aramubwira ngo ahuta. Amen. Yaramubwiye ngo ihute, gira umwete, wihute, hari umuntu utumye mbura amahoro. Amen. Ngo aramubwira ati wihute, ibyo uvuze utagabanije Moridekayi umuyuda wanyubashe abigirirwe. Amen. Umuyuda wubashe Imana agiye kugirirwa iby'Imana ishaka. Amen. 2024 wikangwa nuko iyi misi yari kubanye mibi, igitabo cy'ubucurabwenge kirabumbuwe ku buzima bwawe. Wababaye igitabo cy'ikibumbye, ariko Uwiteka arakibumbuye, kandi ngo bitewe nuko Moridekayi yabaye ku irembo ntiyiyanduze. Amen. Moridekayi yabaye ku irembo ariko aba umuzamu mwiza cyane w'imico myiza. Ntabwo yasambanye kugira ngo agire ibyo abona, ntabwo yaraze kugira ngo agire ibyo ageraho, nta nubwo yagize ishyari rya mugenzi we. Moridekayi ntiyaranzwe n'amagambo, Moridekayi ntiyarwanyije abakozi b'Imana. Moridekayi yarazi icyo ashaka. Amen. Ba mu nzu y'Imana uzi icyo ushaka, we kuba mu nzu y'Imana uri impamvu ibuza abandi kwinjira, ahubwo b'impamvu ituma bene so nabo baza baruhuke. Amen. Kwa Yesu dufite ubutware ndetse dufite n'ubushobozi iyo twizeye amagambo ye, nk'uko yayatubwiye ku musaraba haturuka iriba rimara inyota, twahanywereye amazi meza, amazi y'ubugingo. Amen. Twikirize amen. Imana ifite ubutware kandi ifite n'ubushobozi, yigirira icyizere. Ndavugana nawe ngo girira Imana icyizere, uko yariresha n'uyu munsi ni kwiri, ntabwo Imana yahindutse. Amen. Hakomeje haravuga ngo Hamani aravuga ngo umuntu umwami akunze kubaha bazana ifarashi y'umwami agenderaho, noneho bamuzanire n'ikanzu y'umwami, iby'icyubahiro byose babimuhe. Amen. Ngo babimuhe, ngo none ukomeye kuruta abandi. Amen. Ukomeye kuruta abandi. Imana ntiri bukangwe n'ababikoze. Amen. Mwanyikirize amen. Umuntu ukomeye kuruta abandi mu bakurwanije, nababwiye ngo ntitabara Hamani yapfuye, wibasengera ngo bapfe. Imana nibikore bakiriho bamenye Imana usenga iyo ariyo. Imana nigutabare bari maso batanasinziriye, bijya muri koma kugira ngo igutabare. Nigutabare baba bahamya bo kubihamya, nibikore bamenye ko Imana usenga tandukanye n'ibyo birinjira. Amen. Imana niguhemburira aho bari bazi kuzagwa, Imana nigutabarira aho bari bazi kutatabarirwa, Imana nikwiyereke mu gihe bari bazi ko ari igihe cyo guseba kwawe. Amen. Imana irengera abana bawe mu gihe bari bazi ko barangiye, biba igihe cyitangira kuri bo. Amen. Imana ishimwe. Twasomye 11 haravuga ngo nuko Hamani ajyana imyambaro n'ifarashi yambika Moridekayi, amugendesha mu nzira hagati mu murwa, agenda avuga ngo dore uw'umwami akunze kubaha uko bazajya bamugenza. Amen. Hamani kuko ari itegeko ry'umwami, kuko ari itegeko Imana ishizeho, umwanzi wawe agiye kumwara, kuko ari itegeko ry'Imana, ibikugenza bigiye gucika intege. Ngo Hamani itegeko riramutegeka ngo noneho ni wowe ugiye kubikora, ndabizi ko wagize uruhare mu kurwanya Abayuda, ndagukoresha ugira uruhare mu gihe cyo kubatambagiza. Amen. Retaya bin stire gide fodra, retaya gide fodra. Amen. Jesi. Haleluya.
munyikirize amen. Twongere amen. Ni igihe cyo gushyira hasi ibintu byose tugendana. Aba twabanye ku mugoroba nababwiye ngo ni igihe cyo gushyira forode hasi, usakari mu iteraniro. Rataya gide vodra, usakari mu iteraniro, usaka forode arahari. Amina, haleluya. Rataya gide vodra. Ntabwo ari igihe cyo guterana mufite utuntu mugiye mupfunditse ku myenda yanyu. Usakamenya aho tubitse. Rataya baya siradra. Niwiritaya gide. Birashoboka ko iri teranira ari iryanyu muje guterana. Wakibaza ngo mbese ngiye gupfa. Amen. Ariko rata muhumure, mw'ijuru hari Imana. Mwihangane niba bitamenyerewe, jewe ndi umuvuga butumwa. Yego, ntago ndi umushumba. Oya, mwinyicaza hamwe twaje kumva Imana. Amen. Twikirize amen. Ni igihe dukwiriye gusenga Imana tudafite ibintu twahishe. Yewe namwe mwigiranye inkota mu nzu y'Imana, muzabakata amatwi se. Ni igihe kigeze ngo ibintu byose mwishiranye mu nzu y'Imana bidakwiye kuba mu nzu y'Imana. Yemwe baroko, ni igihe cyo kubishyira hasi tugasenga Imana tukuzura umwuka wera. Muri iri teraniro ni mwuzura umwuka wera. Wakuzura umwuka wera gute uwamwicaranye utamukunda? Wakuzura umwuka wera gute ugenza umurimo w'Imana? Mbese wakuzura umwuka wera gute umukobwa muturanye waramuzinze ngo ntazashaka ukiriho? Ntabwo uzapfa kugira ngo Imana ibikore. Imana irabikora ugihari. Hamani we, nimushaka nimuzongere kuntumira, ariko uyu munsi ndabivuga. Amen. Ntabwo Imana yabyemera kubuza abantu umugisha. Ntiyabikunda. Hoya bana bawe bariga, ariko abo muturanye wabateje uburwayi gihe cyose cy'amayegizame ntibayakora kubera imbaraga z'imyuka mibi bateza. Kandi buri gitondo utaga igitambaro ngiye muri nibature wabigejeje ku birenge nk'ibi byanjye, ariko nimwambare mu mutima kuruta uko mwakambara ku mibiri. Rataya benestere gidevo. Yemwe baroko, Imana ize cyangwa ntize? Nimureke Imana ize, izikora isaka. Amen. Mureke Imana ize, tuzajyane mu ijuru. Twitandukanye n'ibizira, twitandukanye n'imigambi mibi. Mureke twuzura umwuka wera. Kera barokore barahoberanaga, bakuzura umwuka wera, bakavuga indimi, bakamera nka Elizabeth na Mariya, bahuye abana bakisimbaguritsa muntu. Bana se turacyabagira. Mureke twongere twuzura umwuka wera nka mbere. Amen. Kandi ni twuzura umwuka wera, Hamani ntawe uzagaragara muri twebwe. Amen. Kandi ni twuzura umwuka wera. Oh haleluya. Abanzi ntago bazongera kuboneka mu nzu y'Imana. Biragatsindwa ko wagira umwanzi kandi mwicaranye mu nzu y'Imana. Bene data, ni igihe cyo guhindura uburyo, ni igihe cyo guhindura ibyo twakoraga, ni igihe cyo kugira ingeso nziza. Kubera ko ni igihe ngo igitabo cy'ubucurabwenge kigiye kubumburwa. Ni igihe igitabo cy'ubucurabwenge kigiye kubumburwa. Ni muri abantu bakuru se, igitabo kibumburwa kubw'impamvu, ntabwo kibumburwa gutyo gusa. Hari impamvu igitabo kigiye kubumburwa, kandi imirimo wakoze ikaguherekeza, kuko waba warakoze myiza. Imana ntabwo izakuvanira mwaka. Rataya beneftera gida fadra. Heni wiritaya zenemeni yasagere. Hetutaya baya siredraya. Meni jezido tiny God. Halabini fabrani tayo yasire. Kandi Imana iri kuvugana namwe ngo ni igihe ukuboko kw'Imana
kugiye kunyura kuri buri wese kukamenya ibyo afite. Amen. Njyewe ntago mbisi, ari kwikureba mu mutima irabizi. Izi ibyo winjiranye mu nzu yayo, ariko uhawe amahirwe. Uyu ni umunsi wo kwihana, uyu ni umunsi wo kurekura ibyo twari twarinjiranye, tukongera kwemerera Imana ikaba mu ruhande rwacu. Nta kindi gihesha gukiranuka mu bisi no mu bo mu ijuru, keretse kwizera ko wogejejwe n'amaraso ya Yesu wogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso, harungoya kuhagisha amaraso, mbese imyambaro yawe irera, wagezwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso, harubwoya kuhagisha amaraso, mbese imyambaro yawe bazatinya, wagezwe hayiwana na Yesu, watunganijwe n'amaraso, harubwoya kuhagisha amaraso, mbese imyambaro yawe umukiza gasagaruka afite icyubahiro n'ubwiza bwe, abatari heza hazinjiriwe mu biro, wagezwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso, harubwoya kuhagisha amaraso, mbese imyambaro yawe irera. Amen. Wogejwe n'amaraso, mbese watunganijwe n'amaraso, mbese imyambaro yawe irera. Bazatinya guhinguka imbere ye, bazahinduka ubwoba gusa, nuko iyambure iyo myambaro mibi Yesu akwambikiye y'ubukwe. Amen. Twese amen. Imana itwambure imyambaro mibi, itwambika imyambaro y'ubukwe. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana aho twasoreje ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cyaho cya mbere murongo wa 78 havuze ngo 78 havuze ngo kubw'umutima w'imbabazi Imana yacu ifite niwe uzatuma umuseke ugutambikira
uvuye mu ijuru. Twikirize amen. Kubwo umutima w'imbabazi Imana yacu ifite, niwe uzatuma umuseke udutambikira uvuye mu ijuru. Amen. Nyuma y'ibintu byose twanyuzemo, nyuma y'imibabaro yose twaciyemo, nyuma yo kubesha no kubeshera abandi, nyuma yo kugambana no kugambanirwa, umutima w'imbabazi y'Imana yacu iracyawufite. Amen. Imana iracyagufitiye umutima w'imbabazi wa mubyeyi we. Imana iracyagufitiye umutima w'imbabazi wa mupapa we. Birashoboka ko ibyo wabaye mutabimenye, ariko uyu munsi wumvishirijwe, nyemerera ntiwihagarareho, kuko umutima w'imbabazi w'Imana yacu uracyariho, kandi ngo uzamurikira abicaye mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu. Uyu mutima w'imbabazi uvuye mu ijuru, ntabwo uvuye mu isi. Amen. Uyu mutima w'imbabazi w'Imana yacu uracyaguhamagara ngo ngwino. Mbese waba waributse gukora imirimo wari ukwiye gukora? Mbese waba warakiranutse mu murimo w'Imana? Mbese waba waragerageje muri bikeya wari ufite kubisangira n'abandi? Waba waragerageje kwera imbuto mu murimo w'Imana? Ese wagerageje kwera imbuto aho utuye? Ariko Imana iravugana nawe aya masaha ngo iracyagufitiye umutima w'imbabazi. Papa, iracyagufitiye umutima w'imbabazi. Ntabwo yitaye kuri ibyo. Nyuma yo kubabarirwa nta rubanza ruriho. Amen. Haracyari imbabazi z'Imana, haracyari ubutabazi buva ku Mana. Nkundira wongere ubwira Imana ngo icyakora ntabwo nakiranutse, nararashwe umwanzi yarandashe, ariko noneho nyumvira ijwi, nongeye kuvuga ngo umutima w'imbabazi w'Imana yacu wongere unzeho. Amen. Ongera uhendahenda Imana mu mutima wawe, ongera uyinginge, uyibwire. Hari ahantu utakiranutse, hari ibyo wanyuzemo barakurwanya nawe urabarwanya, hari aho utigeze uceceka bari kuvuga, ariko umutima w'imbabazi y'Imana yacu ifite uvuye mu ijuru kugira ngo nawe wongere ugire iyi poromosiyo yo kubana n'Imana neza. Amen. Waba uhari muri iri teraniro, hari imbaraga zakurwanije ugacogora. Waba uri muri iri teraniro waragize intege nkeya kubw'ibigeragezo n'intambara umazemo muri iri teraniro, wabikora gutabizi. Waba uri muri iri teraniro wari uzi ko kusubiza abakubwira nabi ntacyo bigutwaye. Ndaguhendahenda kubw'imbabazi z'Imana, ndavugana nawe ngo kubw'umutima w'imbabazi Imana yacu ifite, reka uyu museke nawe ugutambikire uvuye mu ijuru. Amen. Reka uyu mutima w'imbabazi Imana yacu ifite wongere uze uguhembure. Umutima w'imbabazi Imana yacu ifite wongere uze ukugaruza ubugwaneza, kubera ko Uwiteka agiye kubumbura igitabo cy'ubucurabwenge, kandi iki gitabo nikibumburwa azamenya icyo wakoze kuko cyaranditswe. Amen. Munyikirize amen. Haguruka ku maguru yawe tugufashe gusenga Imana. Haguruka tugufashe gusenga Imana. Duhendahenda Imana ngo ntabwo twabishoboye, ndetse ntitwabibashije, ndetse ntabwo twarwanye intambara nziza, kandi ari wowe mbaraga zacu, ariko twongera tugufashe tuguhuza n'Imana, tuyibwire ngo nubwo byagenze bityo hari umutima w'imbabazi Imana yacu ifite. Amen. Hari umutima w'imbabazi Imana yacu ifite. Amen. Ntabwo izigera ikureka, nubwo Hamani yagusaba, nubwo yaza ibwami ngo akumanike ku giti cya mikono 50, imbabazi z'Imana zarakwimanye. Uyu munsi wumvirijwe, ntiwininire, kuko n'igihe Uwiteka azanye umutima w'imbabazi ku buzima bwawe. Amen. Waba uhari ngo uhaguruke mu mwanya wawe ngufashe gusenga Imana. Waba uhari ngo uhaguruke mu mwanya wawe ngo ngufashe gusenga Imana. Waba uhari ngo uhaguruke mu mwanya wawe ngufashe gusenga Imana. Twese ntabwo twashikiriye ubwiza bw'Imana, ntabwo twigeze dukiranuka mu byo twabayemo. Wisuzumye nta mbuto weza aho utuye,
wisuzumye ntabwo umutima wawe wigeze wemera kwemerera Imana ngo ugume ku irembo ariko ugomeze gukiranuka nk'uko Imana yabigusabaga. Nyemerera Imana yongere igaruke, Imana yongere igaruke ku buzima bwawe, yongere kwambika imbaraga. Muririmbyi aratubwiye ngo nta kindi gihesha gukiranuka muba mu isi no muba mu ijuru uretse kwizera ko bogejwe n'amaraso. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Habwa umugisha wawe uhagurutse, habwa umugisha wawe wemeye kwongera gucira Imana bugufi, habwa umugisha wa mupapa we, habwa umugisha wa muvyeyi we, habwa umugisha wa rubyiruko we. Nimuhabwe umugisha n'Imana kubera ko Imana yacu ntabwo izaduta. Sinzabahemukira, hayiwe sinzabata ababyeyi, sinzabahemukira. Data Imana Nyiringabo, yemwe bagabo sinzabahemukira. Mana Nyiribihe, hayiwe sinzabahemukira. Mana wawe ushimwa kuko utaduta. Sinzabahemukira. Ntabwo Imana yagutaba mubyeyi we. Naho uri haguruka, nawe umutima wawe urakwemeza guhaguruka. Haguruka tugufashe kwinginga Imana, haguruka tugufashe guhendahenda Imana. Amagambo yabaye menshi muri wowe, urusaku rwabaye rwinshi, ntabwo wigeze wihanganira bakuvuga, ariko haguruka. Nawe ndacyakubona mu iteraniro, fasha uhaguruke, Mwuka w'Imana yongera kugarukeho, ubashe kunesha ibyari byarakunaniye. Haguruka wa mubyeyi we, haguruka wa mupapa we, haguruka wa musore we, haguruka wa rubyiruko mwe. Nimuhaguruke, ntabwo mwanesheje ariko mu ijuru hari imbaraga zinesha. Muhaguruke tubahuze n'Imana, mwongera muhabwe imbaraga zinesha ibyabarwanyaga. Sinzabahemukira. Data wa twese, yemwe babyeyi sinzabahemukira. Ntabwo Imana yaguta ntiyakureka. Yemwe bagabo sinzabahemukira. Data Imana we, yemwe bakobwa sinzabahemukira. Imana ishimwe. Yemwe basore sinzabahemukira. Data Imana Nyiribihe we, yemwe baririmbyi sinzabahemukira. Ntabwo Imana yabata, ntabwo yabikora, oya ntabwo yabasigira bakunda.
yemwe baririmbye sinzabata 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 sinzabahemukira Imana ishimwe we bana batoya niyabata niyabata nizabata nizabahemukira Imana ishimwe sinzabata 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 sinzabahemukira ntabwo yabata ayiwe ayiwe sinzabata 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 sinzabahemukira Imana ishimwe reka ninginge Mushumba azadufashe muri uyu mwanya hari uburwayi buri muri iri teraniro kandi bukomeye hari abantu bafite ikibazo cy'umugongo abafite ikibazo cy'umutwe abafite ikibazo cyo kubabara mu nda bikomeye hari abantu bafite inguma bagize barimo babyara bakorewe cesarienne ariko ngo banze gukira hari abantu bafite ikibazo cy'abana batari kwiga Imana irambwiye ngo ibyo bibazo biri mu iteraniro nkundira uhaguruke ku maguru yawe ngo ufashe guhendahenda Imana izikugirire neza amen Imana yacu ifite umugambi mwiza muri iri teraniro kandi ukuboko kw'Imana kurahari Imana yambwiye ngo harimo abantu bagera muri 2 bafite abana bafite ikibazo cyo mu mutwe igihe kiragera abo bana bagata umutwe bakirukanka ariko data yambwiye ngo nukuri yirukanye ubwo bumuga cyangwa ubwo burwayi bukomeye bw'abadayimoni bo gusara Imana itanze ubuzima ku bana banyu nimunyikirize amen amen Imana itanze ubuzima Imana ikuyeho izo mbaraga z'ibisazi ku bana banyu amen kandi ikindi Imana irambwiye ngo hari umuntu uhora yibaza ngo mbese nzageza he kwihana ejo bikanga ufite imyuka mibi waciririye uyikorana nayo igihe kinini uraterekera urabandwa ukabikora uri mu itorero ariko kuko ijisho ry'Imana rireba Imana yambwiye ngo kuri iyi nshuro wabigerageje kenshi kubireka ntibyagukundira ariko data arambwiye ngo nawe uhaguruke muri aba bantu bagiye guhaguruka ntabwo Imana yenda kukugira itangazo Imana irakubabarira ubwo uyu munsi uri bwemere kwihana umutima wawe ukawubwira ngo noneho ndarekeye shaka imbaraga zinesha icyaha Imana iragufasha niko Imana ivuganye nanjye amen tugiye gusenga Imana haguruka nawe aho uri ushobora kuba ufite umurwayi wasize mu rugo Imana mbwiye ko hari umumama urimo ufite umutware we urwaye umeze nabi yamusize mu rugo ariko Imana irambwiye ngo haguruka nawe umwizerere ukuboko kw'Imana kugambiriye kumukiza amen Imana igambiriye kubakiza indwara mu maranye iminsi hari imbaraga z'imyuka mibi zimaze iminsi zibagendaho ariko Imana ishimwe ko imbaraga ikiza imanukiye muri iri teraniro amen Mana turagushimye ni wowe wera ni wowe ufite ubutware ni wowe ukiza indwara zananiranye ni wowe ukuraho imyuka mibi ni wowe utanga ubuzima ku bari babubuze ni wowe utanga amahoro ku batari bayafite abana bato barwaye ni wowe ubakiza barwaye indwara z'imyuka mibi ni wowe uzirukana mu izina za Yesu duhamagaye Imana ngo yururukane imbaraga tegeka ubu burwayi bw'ibisazi busohoke mu bantu bawe tegeka uburwayi bw'umugongo busohoke mu bantu bawe tegeka imbaraga y'uburwayi bw'umutwe isohoke mu bantu bawe hari abumhishuriye bafite kanseri hari abumhishuriye bafite ikibazo cya diabete hari abumhishuriye bafite ikibazo cy'imivuduko y'amaraso abafite ubumuga bw'amaguru n'ubw'umugongo abafite ubumuga bw'amaboko abakoze agisida gukira bikanga abakoreye cesarienne gukira bikanga turahesha ubuzima buzima bababyeyi turabahesha gukira inguma turabahesha gukira inguma
umwijima mu izina rya Yesu. Turirukana kanseri, turirukana umubyimba, turirukana imyuka mibi mu izina rya Yesu. Wa murozi uhabwa agakiza, turaguhesha agakiza mu izina rya Yesu. Turaguhuza n'Imana, turaguhuza n'amaboko y'Imana. Rekura ibyo byose netaya binistire raya zemenekide vodra. Turaguhendahendera ijuru ngo nawe uhabwe agakiza, uzaragwe ubwami bwo mu ijuru. Urakoze Yesu, urakoze Nyiribihe, kuko ukijije uburwayi bw'amabere muri iri teraniro. Abari bafite uburwayi bw'amabere, bari bafite uburwayi bw'amabere, nibakira gukira mu izina rya Yesu. Bari bararwaye imbavu, nibakira gukira mu izina rya Yesu. Turagushimiye kuko imbaraga yawe ikiza ibonetse muri iri teraniro. Ku kindi cyumweru bakazagaruka bashima izina ryawe. Urakoze ko torero mwami wongeye kurengera ubwoko bwawe, kongera kubaha umugisha. Abari bafite ibibazo by'ubuzima n'imibereho n'akazi, wongeye kugira icyo ukora ku bantu bawe. Wabwe icyubahiro kuko utanze ubuzima bufite ishusho. Twese hamwe nk'iteraniro tugukomeye amashyi, tukuvugiriza impundu. Amen, 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 amen. Gisa n'Imana n'abakunze Umwami Imana azadufashe tuzabane mu gihugu cyo mu ijuru. Amen.